Ese umukobwa atekereza ko umuhungu basanzwe babana najya gushaka umugore azashaka uwo nguwo babanaga. Kandi n'ubundi babana ntago nyine barabana ariko babana mu buryo bwo kugira gute biryamanyire birangira. Ariko nakenera umugore mama w'abana be ntago azashaka wa undi bahorana. Ngira ngo niwe yashaka kuba ko niwe baba naziranya ahubwo. Ntago byakunda. None ubwo hakorwa iki kuko ni ikintu kigenda kigaragara kenshi ubwo hakorwa iki? Ntawagura inka kandi amata ari ubuntu. Oya ngaho urabeshya. Serious da kuki subashaka ukama itaza hirisha. Urugero ukabona umukobwa yimereye neza ifite ibishoro by'abandi cyangwa bye. Yego. Byo biragukuruye kandi urabizi neza ko ntiyakubwira ufite ikibazo cya 5 yamuha. Yego. Ariko kuko umubona ko ameze neza ukumva ko ari we wawe. Yego. Ubuse uzabikora he? Bisa. Gusambana n'icyo icyo cyanzakizire asoni yana sambana mbibabwire wicare mubisa wagosambana n'icyo icyo cyanzakizire asoni yana ngo wabuza gusambana nta nama wamugira shantaye gira ikintu mubwira ugire rabura yibuze bagenzi bawe hatazagira abayobya cyangwa se wenda bitewe nuko bamufatiraho urugero. Gira batanga view yawe nkuko kuri kiriya kiganiro yakoze. Asugira ngo hari ubatabikora. Utabikora kereko urwaye wenda ufite ikibazo cy'uko wenda tabishobora. N'abandi bose barabikora pe. Ni ibisanzwe. Ni ibisanzwe. Ahubwo vuga ngo yego. We yafashe nyine afite mikoro aravuga ati nyine we arerura arabivuga. Yego. Ariko ntago yigeze atekereza wenda ku ngaruka bizagira ku mwana we bazamukomokaho. Sinzi niba afite famiye ariko ntago yigeze yita kuri famiye ziwe nyine uburyo zizabifata. Yego. Ariko wenda rero nibyo kosa yakoze ryo kuba yabishyira ku karubanda. Yego. Social media zirebwa n'abantu benshi cyane pe. Haba mu Rwanda no hanze yarwo barabibona. Niba hari n'uwamubonaga akanamukunda akavuga turiya yambera umugore. Ubwo nyine we yamweretse ukari. Uriya ni wewe wa nyabo. Ubwo ntago ashoboye kwiyoberanya ku muntu. Wenda bikora mu bandi cyangwa we ubwe nyine arakora cyane ntago ntawamenya nyine. Abebe abazi gukora cyane. Hari abebe abazi gukora cyane ku buryo banishakira n'abagabo. Ushaka abagabo we ntabaho n'urundi rwego. Yes guys, as we proceed to give you what you need, you know what I mean when I say this. Turagarutse mu kiganiro, turagarutse kuri ya channel yacu kandi yanyu mukunda cyane. Nk'ibisanzwe ngarukanye n'umukobwa mwiza kuri kamera. Mwagiye munyishyuza kenshi ubushize bwo duherukana hari ikiganiro twakoranye cyari kirimo ibintu byinshi bitandukanye twaganaga ku ngingo zitandukanye sinzi niba nazabwira ubu ngo nzibibutse ntakibazo harimo nkuko twaganiriye ku ngingo zitandukanye nko wenda iyo benshi bagiye bakritikaho cyane hari nk'iyo bavugaga ngo urukundo rutarimo sex nta rukundo rurimo. Uyu munsi rero tugarutse gukirininga hari benshi bagiye bakomplaininga tugarutse gukirininga ku byo twagiye tuvuga wenda bamwe badufashe nabi ariko ndizera ko uyu munsi bwo biri bugende neza. Nkuko bisanzwe rero uyu munsi iyo umubonye gutyangira ngo uramwibuka yitwa Anje nanjye kubwira ngo uri kumva kuri microphone nitwa Bwizi. Hano ni kuri Bwizi Entertainment. Wibuke gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo dukomeze twagure umuryango mugari wa Bwizi Entertainment. Ni ibisanzwe rero ko niba ushobora kuba usanzwe ukurikira ibikorwa dukora ibyo byo ndabizi neza ko icyo gukora ukizi. Reka dutangire. Wiriye gute? Rimeze neza. Umeze neza. Ni byiza cyane nishimiye kongera kukubona kuri kamera za Bwizi Entertainment. Nanjye nabyishimiye kugaruka.
ubwo duherukana twakoranye ikiganiro kandi cyiza. Gusa nubwo nyine hari bamwe batagiye babyumva kimwe natwe, ariko reka dutangire dushyiraho umucyo kuri icyo kintu. Abantu baradututse baratubwira ngo ntabwo ari byo iki, ariko buri wese nyine agira uburyo atwara ibintu bye, uburyo abyumva. Ubwo niba ariko mbyumva, ubwo hari ubyumva bitandukanye nk'uko njye mbitekereza. Yego. Wowe nibwo buryo wabibonagamo? Nibwo mbibonamo, wowe bwa ngo nibwo nayibonagamo. Nibwo buryo mbibonamo. Ntabwo habaho ishusho ngo ari uburyo wowe bikuntu wenda ashobora, hari nk'umuntu wasomye titire, nicyo kibazo nanone. Oya, azumva ikiganiro cyose akirangize. Azumva ikiganiro. Yego. Ariko n'ubundi hari harimo utuntu twinshi tugiye tw'amacenga nyine, harimo nko kuba nk'imyaka umukobwa yakuzuza kugira ngo abashe kuba yashaka umugore, nako yashaka umugabo. Nari mbivanze. Nese bundi ubitekerezaho iki? Hari ukuntu usanga muri iki gihe ugasanga umukobwa abana n'umusore n'ubundi mu nzu, ndetse bikaba ari nabyo byatera rwa rukundo rwavugaga rutaburamo ibyo bikorwa nyine. Ashaka gukomeza kugenda asubiramo, dore ko biba binagoye kubivuga ku mugani wawe. Ugasanga umukobwa boyfriend we basa nkaho babana mu nzu, ariko nanone akavuga ngo akeneye ngo bazabana. Ubundi ubwo ngubwo ntibaba basanzwe babana, hari ikindi gihindukaho? Nese umukobwa atekereza ko umuhungu basanzwe babana najya gushaka umugore azashaka uwo nguwo babanaga? Kandi n'ubundi babana. Ntago nyine barabana, ariko babana mu buryo bwo kugira gute biryamanyire birangire. Ariko nakenera umugore mama w'abana be, ntago azashaka wa undi bahorana. Ngira ngo niwe yashaka kuba ko niwe baba naziranye, ahubwo ntago byakunda. None ubwo hakorwa iki? Kuko ni ikintu kigenda kigaragara kenshi. Ubwo hakorwa iki? Ntawagura inka kandi amata ari ubuntu. Oya, aho ngaho urabeshya. Serious da? Ariko hari n'ibyo bajya bavuga ngo inka udakama ntago wayiha ubwatsi. Sinibuka uwo mugani, ntago nzi kwica ngewe, ntago nyizi neza. Kuki se ubushaka ukama itaza ahirisha? Itaza ahirisha? Nese ubwo ngubwo ni gute? Nese bundi ubwo tuvuge ko habanza urugero ukabona umukobwa yimereye neza, afite ibishoro by'abandi cyangwa bye. Yego. Ibyo biragukuruye kandi urabizi neza ko ntiyakubwira tufite ikibazo cya 5,000 yamuha. Yego. Ariko kuko umubona ko ameze neza ukumva ko ari we wawe. Yego. Ubuse uzabikora he? Wenda bikora mu bandi cyangwa we ubwe nyine arakora cyane, ntago ntawamenya nyine. Abebe babazi gukora cyane. Hari abebe babazi gukora cyane ku buryo banishakira n'abagabo. Ushaka abagabo we ntabaho n'urundi rwego.